Bantu mudukurikira tubanje kubasuhuza. Ni ikaze rwose kuri Habigid Nduba TV. Niba warakoze subscribe ni akarusho kuko iki kiganiro byanze bikunze kigiye kugeraho cyane cyane ko n'ubundi iyo tugiye kuvuga ari igihe tugiye kuganira dukomoza ku magambo agira ati umwanzi w'ibihe ni amasaha. Bishatse kuvuga ko uyu munsi turi bwibande ku isaha tukareba ese isobanuye iki mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugahera ukivuka kugeza n'uyu munsi. Murakoze rero kuba mudukurikiye. Reka tubanze tubashimire kubera ko hari abakoze subscribe, abo nabashyigikira iki kiganiro. Abo by'umwihariko hari impamvu badukurikira, bazi neza ko ibiganiro dukora haba harimo inyigisho. Amahitamo yanyu araberekeza ko n'iki kiganiro ugiye kugikurikira kandi ukaza gusobanukirwa ibyiza byo kumenya gukoresha igihe neza. Bitangira ukivuka ndetse rwose na mbere ho gatoya, amezi nk'icyenda ukiri mu nda yawe na mama wawe. Mu gihe bagutwise amezi 9 ariko numara kuvuka duhita dutangira kubara umunsi wa mbere kuko nibwo ubonye izuba. Ibindi byose uba ugiye kubyirebera ndetse ubuzima uba ugiye kubyimenyera. Nubwo buzagira inkunga nkeya ituruka igihe gito nk'imyaka mike ituruka ku babyeyi, inshuti n'abavandimwe, ariko hari ikindi gihe noneho iba izarangira burundu, ugatangira kumenya igihe icyo ari cyo, ugatangira kugiha agaciro ndetse wanakica bikakugora. Ngira ngo uyu munsi niba uteze amatwi aka kanya turimo tuvugana wakoze subscribe, ibyo byonyine no gukora kukazogera ndetse ugakora like, share na comment ni umusanzu ukomeye cyane kugira ngo izi video zikomeze kukugeraho. Reka tuganireho ku mwanzi w'ibihe ko ari amasaha. Ese nawe ni kubyumva? Reka tubanze turebere hamwe ubundi igihe cyawe cyatangiye ryari. Cyatangiye ku kwezi kwa mbere ukivuka, umunsi wa mbere, wa kabiri, ukwezi kurashira, umwaka wa mbere wawumara, none ubu ufite imyaka runaka. Umubare wayo sinkuzi ariko urayifite. Ibyo byose byashize, wakwibaza amasaha umaze ubishyize mu masaha. Ni menshi cyane, ibihumbi ijana. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko igihe cyose wabayeho, niba igihe waragikoresheje neza cyakuzaniye byinshi byiza, kandi waragikoresheje nabi cyakugezeho byinshi. Ese nawe waba uri mu bantu bajya bibaza kuko niba igihe cyaba ari umwanzi? Ndaza kubinyuramo make mvunagura, ariko reka mpere no kuraka. Ese waba ujya utekereza iyo abantu bakora za anniversaire, iminsi mikuru banezerewe, nyamara babishimira ko imyaka iri kugenda ishira? Babumva bari kuba bakuru banezerewe rwose, bashimishijwe no kuba bakura. Joyeux anniversaire tukabyina, tugakata keke, tugacana buji. Ariko hari ikibyihishe inyuma. N'indi myaka ugumye uzikora, n'indi myaka hari izageramo uzumvura zizinutswe, aho uzaba utangiye gusobanukirwa ko igihe kirimo kugushirana. Kijya gihe wari muto wumvaga ugifite igihe, uvuga uti nzabaho, nzakura, nzagera n'igihe cyo gusaza. Hari igihe rero ibyo bizaba bitakikunejeje. Aha rero niba waba uri muri icyo gihe, wakwicara hasi ukareba kuri ya saha iri muri kamera, iri muri video yanjye, ugatangira kubara. Nyamuneka urabare, ubare amasaha ariko ubare n'ibikorwa ukwiye kuzakora mu gihe usigaranye. Igihe tukibara dushobora no kukibara duhereye ku burwayi. Umuntu urwaye ubona atazakira, aho ababara asubira inyuma, abona ko yerekeza ku munota wa nyuma w'ubuzima. Kuri we isaha imwe iba ifite agaciro kanini cyane ku buryo utabona amafaranga wabasha kwishyura ku isaha imwe. Iki gihe kirahenze cyane ku buryo n'umuntu ugikinisha aba ari uko atarisobanukirwa.
kuba utarisobanukirwa ntibivuze ko igihe kitazaguhana, kizaguhana cyane, kigushyire mu kaga, kizaguhana kitababarira, hahandi uzabyumva ushaje. Tangira ugikoreshe neza, kuko nugikoresha nabi ingaruka uzazirengera. Urugero ruto cyane, uhereye muri pirimeri wiga nabi kuko uracyakeka ko ufite igihe, nyamara kirimo kiragenda. Muri segonderi, kaminuza nuko urangije bisa naho rwose nta kintu usobanukiwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu ishuri. Utangiye rero urugendo rwo gushaka akazi kandi wize nabi, akazi bazaguha kose kazakunanira, cyangwa wongera ujye kugisubiramo wiga, ujye ukora akazi uniga. Bishatse kuvuga ko igihe iyo ukibereye inshuti mbi kikubera umwanzi, cyo ntikikuryarya ahubwo kikubera umwanzi wa nyawe. Ukigira inshuti mbi ariko cyo kikabihinduramo ubwanzi bwa cyane. Ese ni ukuvuga ko iyo gihana kitaya kigira impuhwe. Byinshi twavuga ku gihe, ariko umuhanga wakurikiye kuri iyi cano ugiye kumwereka uburyo igihe yatangira kukibara mu mafaranga. Tangira wige gukoresha igihe neza umunsi ku wundi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Wihe gahunda kandi ubibare mu mafaranga. Gira ikintu ukora kuva mu gitondo kugera nimugoroba, keretse urwaye cyangwa se udafite imbaraga. Ariko igihe uri muzima gerageza gushaka ikintu wakora n'icyaba gito. Binanze wasoma n'ibitabo. Shakashaka ubumenyi mu gihe udafite ikintu cyo gukora ako kanya. Ibyo bizagufasha cyane kuzahindura igihe kizaza, kuko igihe urimo none ahangaha ushobora kubayeho neza, ariko mu gihe kiri imbere ntabwo uzi uko bizaba bimeze. Umuntu ukurikira iyi cano agira ngo uburire. Hari benshi cyane bakeka ko bakina n'igihe. Igihe ntiwakina nacyo, igihe ntiwakwirukanka nacyo, kuko wirukankanye nacyo kiragusiga. Basi wakwiruka mu gihe. Ni ukuvuga ngo ukwiye guhinduka bitewe n'igihe urimo. Turimo turagera ku musozo w'iki kiganiro, gusa umwanzi koko w'igihe ngira ngo murabyibonera ko umwanzi w'igihe ari amasaha. Natwe ubwacu turimo turabarira iminota yo gusoza ikiganiro aka kanya, kuko turamutse tubirengeje mushobora no kuba mugiye mu bindi. Niko igihe kimeze, kirasaba kukigendamo neza utibeshya na gato. Kora subscribe, like, share na comment, maze dukomeze tujye twibanira mu biganiro. Ngira ngo mwabyumvishe neza ko nanjye nkubita mbamba hari amasaha. Uwasomye neza, uwasomye ibitabo akanakurikira kuri iyi cano, hari byinshi. Tubaragije Imana rero